ku isaha ya 3:45 kuri uyu munsi wa mbere ubanziriza Pasika, ubwo byari tariki 21 Mata 2025, nibwo inkuru y'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Katolika ku isi Papa Francis yamenyekanye binyuze mu itangazo ryasomwe na Cardinal Kelvin Farrell yemeza ko yaguye aho yari atuye ahitwa muri Kansas Central Martin i Vatican. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yababaje benshi, aho imitima ya benshi yashenguye bitewe n'urupfu rw'uno mupapa. Ko byari bitunguranye, nta n'uwamenye ko yari arwaye. Nongeye kuguhereza ikaze kuri The Truth Inside. Mwibutsa gukora subscribe ndetse unakora na comment hasi, uduhereza ubutumwa hasi kugira tujye tubasha kumva ibitekerezo byawe. Unakora nashatse ku nshuti zawe. Uri kumwe nanjye Bahati Chris, nk'ibisanzwe. Reka twinjire bimwe mu mateka yaranze uyu mupapa Papa Francis. Ngo ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Uyu Cardinal Kelvin w'ibiro bya Papa yatangaje ko uyu mushumba 266 wa Kiliziya Katolika yashizemo umwuka ubwo byari saa 1:35, ashimangira ko Kiliziya yishimira bitewe n'imirimo yakoze cyangwa se ibyo yagiye ashyigikira cyangwa se abo yagiye anafasha mu buzima bwe yari akiri hano ku isi. Yakomeje agira ati, umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashe mu rugo kwa data, ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani. Ati, nubwo Papa Francis agiye, gusa yadusigiye isomo, yatwigishije gushyira hamwe mu bikorwa n'imigenzo myiza y'Ivanjiri, mu budahemuka ndetse no gukunda abantu bose. Ngo cyane cyane abakene. Ngo twishimire urugero rwiza yaduhaye n'umwigishwa ukuri wa Yesu. Turagije roho ya Papa Francis, urukundo n'impuhwe by'Imana imwe mu butatu butagatifu. Uyu mushumba ushoje urugendo rwe hano ku isi wari ufite imyaka 88 y'amavuko, yahisemo inzira yo kuyoboka Imana no gukorera Imana. Papa Francis, umufarati wo mu Butaliyani wo mu kinyejana cya 12, amazina ye yiswe n'ababyeyi ni George Mario. Uyu mushumba wari ufite ubwenegihugu bwa Argentine n'Umutaliyani ndetse n'ubw'i Vatican. Yashoboraga kuvuga indimi zose, hamwe Icyesipanye ndetse n'Igitaliyani, n'Ikilatini n'izindi ndimi zose yisangamo, hamwe nk'Icyongereza, Ikidage, Ikinya-Ukraine, Igifaransa hamwe n'Igiportugal. Nkaho aho uri hose urumva ko yari umuntu udasanzwe. Reka twinjire none mu mateka yaranze Papa Francis. Uyu Papa Francis witabye Imana, naho hari aho mu biro uryamye, Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, dore ko yavukiye mu murwa mukuru wa Argentine. Avuka ubwo byari tariki 17 Ukuboza mu 1936. Abyarwa n'ababyeyi babiri b'Abataliyani bari abimukira muri icyo gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, dore ko atavutse ari umwana umwe ku babyeyi biwe, ko afite abandi bavandimwe be bane. Bitewe n'uko atakuriye mu bakomeye nk'aba bana tujya tuvuga ngo n'abana bo mu bakire birirwa barya ibyo bashaka, bakora ibyo bashaka, babona ibyo bashaka. Yakuriye mu buzima bworoheje cyane. Yize amashuri ye muri seminari ya Villa Devote mbere yuko yinjira mu muryango w'Abayezuwite mu 1958. Yize kandi amasomo y'ibijyanye no kumenya umuntu cyangwa se y'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chine, mbere yuko asubira mu gihugu cye cy'amavuko ujya gukomeza amasomo y'iyobokamana. Si ibyo gusa, uyu Papa Francis mumenye yuko nawe yaciye mu buzima bubabaje, dore ko yigeze mu gihe arimo gukomeza amashuri ye yigeze kuba umurinzi, bimwe tujya twita ngo ababounce. Mujye mubona abantu bakunda guhagarara ahantu ku miryango barinda abateza akavuyo cyangwa se abateza akaduruvayo, ku buryo iyo uteje akaduruvayo ahita gusora cyangwa se akagutwara mu buryo bworoheje, ku buryo udakomeza guteza kandi akaduruvayo mu bandi bantu. Ahandi yakundaga kubyina, akunda ibintu bimutera ibyishimo cyangwa se umunezero, aho yakundaga kubyina indirimbo yamamaye cyane yitwaga Tango, yadukanywe n'abandi bantu bo muri Rio. Iyo ndirimbo yaramamaye cyane yo muri Rio de la Planète iwabo muri Argentine. Nibwo mu 1980 hari ibikorwa byinshi cyane cyangwa se ibitaramo byabiraga muri icyo gihugu, aho nawe yari afite umukunzi yakundanaga nawe. None reka twinjire mu rugendo rwa Papa rwo kuba umwe mu bayobozi ba Kiliziya Katolika. Ndetse n'intego ze. Kabi nubwo byari bimeze gutyo, Papa Francis yari afite inzozi zo kuzaba umupadiri w'Umunyezuwite. Gusa yaje kubihabwa ubwo byari tariki 3 Ukuboza mu 1969. Nyuma y'imyaka 9 agiye mu ishuri ry'umuryango w'Abanyezuwite Society of Jesus, yagiye azamurwa ku ntera kubw'inzozi ze yari afite bitewe n'ibyo yashaka kugira ngo azagereho. Mu 2005 ubwo Papa Benedicto yambikwaga ikamba atangira imirimo ye ya Papa Francis niwe wabaye uwa kabiri
maze tariki 13 Werurwe 2013 nyuma y'uko Papa Benedicto yegura, Papa Francis yahise yambika ikwamba ryo kugira ngo abe umwe mu bayobozi bagomba kuyobora Kiliziya Gatolika ubwo byari mu 2025, dore ko nawe yahise yongerwa mu bapapa bayoboye Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi abo wa 266. Uyu mushumba utabarutse amaze igihe cyane ahangana n'ikibazo cy'uburwayi bw'ubuhumekero, impyiko n'amagufwa ndetse ne mu bihaha. Inshuro nyinshi ubwo bamujyanaga kwa muganga ntiyavagayo gusa, ahubwo yavagayo bamubaza, uko asubiyeyo akavayo bamubaza, paka abaganga bagezaho naho bivugira yuko aho bigeze ubu ngubu ageze ahakomeye bite n'ikibazo cyo kubagwa, ahubwo nukutegereza icyo Imana yanditse. Amatariki yibukwa kubw'uburwayi bwe ubwo byari tariki 22 Gashyantare 2025, ubwo ibiro bye byatangazaga ko akomeje kuremba cyane, ko yashyizwe ndetse no mu byuma bimufasha guhumeka. Uyu papa arimo bimwe mu bantu barimo baravugwa hano hanze cyangwa se hirya no hino, dore ko na Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yashyize ku rukuta rwe bimwe mu butumwa amwifuriza kugira iruhuko ridashira, amwifuriza kugerayo neza aho umubiri uryamye, Imana ikomeze kumurinda. Yavuze amagambo menshi cyane, dore ko tuzasubiramo mu kiganiro cy'ubutaha, aho nakomeje kukubwira ati byibuze ujye dusigira comment unashyigikira yuko dutera imbere nawe ugatera imbere. Kora subscribe, unaduhereze comment hasi, unakoresha shares ku nshuti zawe. Na handi biba biri ni hano kuri The Truth Inside, tukomeza kuguhereza amakuru aho agenda avugwa hirya no hino nayo utarabasha kumva, tukagucukumbura kugira ngo tuyakugezaho ubashe gusobanukirwa, ubashe guhabwa ubumenyi, ubashe kumenya byinshi cyane. Ni wa musore wanyu Bahati Chris, nk'ibisanzwe. Nyamuneka wowe utuye hirya no hino, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uri mu Bwongereza, waba uri muri Europe cyangwa se muri Afrika ndetse no muri East Africa, shigikira kuko iyi niyo channel yawe. Shira urukundo kuri channel yawe, nanjye nimba unkunda, kandi nifuje kujya mumenye bimwe mu butumwa cyangwa se amwe mu magambo mugomba kuduhereza kugira ngo tujye tubasha kubagezaho bimwe mu biganiro muba mwifuza kugira ngo mumenye. Na handi rero ayo yari amateka ya papa, ndetse tuzafata umunsi noneho tuyasesengure cyangwa se tuyarambure, tuyagushirire hehe kuri channel yawe kugira ngo ujye ubasha kuyumva unasobanukirwe neza. Urakoze cyane, na handi naho mukanya.